Ahangaha ni mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Karongi, n'umwana w'imyaka 6 y'amavuko. Uyu nguyu yakubiswe n'inkuba ahita hasiga ubuzima, mu gihe ababyeyi be nabo iyi nkuba itabarebeye izuba, nabo yahise bakubita bakaza kuba bagwa igihumure. Ariko kandi biravugwa ko n'abandi baturanyi batuye muri aka gace, by'umwihariko abaturiye uyu muryango wagize ibi byago, nabo ngo iyi nkuba itaje kubasiga nubwo bo batahatakarije ubuzima. Nyemerera aya makuru nyakugezeho tugerane ku musozo w'iyi nkuru wasobanukiwe neza iby'inkuba iri gukorera abantu muri bice bigiye bitandukanye bigize iki gihugu cyacu cy'u Rwanda mu mvura iri kugwa muri iyi minsi. Ibi ngibi bibaye nyuma y'uko n'ubundi mu ntara y'Amajyepfo naho mu karere ka Huye inkuba yagize gutya igakubita umugabo w'imyaka 32 y'amavuko waganiraga n'umugore we witwa Ingabire Korodina, ndetse agahita atakariza ubuzima umugore we nawe agahita agwa igihumure. Mu gihe no mu karere ka Muhanga naho inkuba yagize gutya igashwanyaguza igiti cy'umukindo, yagikubise gihita gifatwa n'inkongi y'umuriro. Kubw'amahirwe ho ntawe yageze ikubita, ariko wabonaga ko igiti cyagurumanye cyose kigashira. Aya makuru yongeye kugenda nyakugezaho turagerana ku musozo w'iyi nkuru wasobanukiwe neza ibiri kubera ahangaha, by'umwihariko ahagaragaye aya marorerwa, aho bamwe bagiye bavuga ko ibi ngibi ari nk'imeruka babonye mu maso yabo. YouTube channel yanyu ari nayo yacu, reka nkubwire ko ikiri yayinene Sobeza TV, aha ni umukuru amakuru aba yizewe, amakuru abagezweho mugiye kugezwaho nanjye aka kamwanya. Ubwo nahaye ikaze n'abandi bakigera kuri uyu muyoboro wa YouTube channel aribwo bwa mbere, turabasaba gukora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe cyangwa sabone bitewe nuko mubyita, ubundi mwibuke mufungure kara kantu k'inzogera, niyo nkunga ya mbere muraba muduteye, kandi kubana natwe aba ari umugisha ukomeye. Kandi mujye mugenda mudusigira n'ibitekerezo byanyu muri comment. Tudatinze reka dute dukomeza n'iyi nkuru, kuko murabizi ko ikintu cya mbere ari amakuru, kandi igihe cyo kirahenda, mujye mureka tugikoreshe neza. Aha ni mu ntara y'Iburengerazuba, aha ni mu karere ka Karongi, nkuko nagiye nkubwira ko yari umwana w'imyaka 6 y'amavuko wakubiswe n'inkuba, ndetse n'ababyeyi be ntibasigare bakaza guhita nabo bagwa igihumure. Ibi ni byabereye muri uyu mudugudu wa Kibuburo, aha ni mu kagari ka Kisovu umuroyo murenge wa Twumba. Ibi bikaba byabaye tariki 27 Mutarama 2026. Uretse muri urwo rugo inkuba yakubise uriya mujene, dukomeza no kugenda tumwifuriza iruhuko ridashira ku kapfuye akiri mutoya. Uzi gupfa ukubiswe n'inkuba ni nko gupfa n'ubundi wishwe n'impanuka. Uyu rero dukomeze tumusabire iruhuko ridashira, ndetse n'imiryango isigaye ikomere kandi yihangane, ndetse ndasaba abari hafi y'uyu muryango bawufate mu mugongo, kuko ibi ngibi ntibyoroshye. Amakuru yizewe twagiye duhabwa n'abarokotse ibi twavuga ko ari nk'ibiza, bakomeje bavuga ko uretse uyu mwana wakubiswe n'inkuba ngo itasize n'ababyeyi be nabo yabakubise bakaza guhita bagwa igihumure. Si nabo gusa, ngo hari n'abandi b'abaturanyi aho inkuba yakubise abana 2 baho bakagwa igihumure. Amakuru atugera akomeza avuga ko muri iyi mvura aba baturage bagiye kugama muri urugo rw'uwitwa Manirafasha Samuel, bagasanga umugabo n'umugore we witwa Yambabariye Tamari n'umwana wabo barambaraye hasi, bagahita bagira ubwoba bwinshi. Gusa baje kubegura, ariko umwana we baje gusanga yahise ahasiga ubuzima. Yo murumva ko bibabaje ndetse biteye n'agahinda. Ubwo murumva ko uyu mubyeyi ndetse n'uyu mugabo iyo batabona ubutabazi bw'ibanze nabo bari kugendana n'uwo mwana. Nk'uko rero ibi ngibi byose byaje kwemezwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Twumba, akaba yitwa Umwana. Hari ibyo yagiye atangaza ku by'iyi nkuru, aho yakomeje avuga ko nabo batunguwe n'uburyo uyu mwana yishwe n'iyi nkuba, ariko kandi we yakomeza anashimangira ko ngo aka gace gakunze kurangwamo
inkuba zidasanzwe. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Twumba Uwimana yanasabye abaturage muri aka gace gushaka imirindankuba kuko ngo aka gace gakunze kwibasirwa n'inkuba mu buryo budasanzwe. Akazi nk'agashinyaguro byibuze mwakabaye mubisabira urwego cyangwa se mubisaba inzego ziri hejuru, kuko kubwira umuturage ngo yigondere umurindankuba rwose ni nko kumushinyagura, ni nko kumubwira ati bikore, nutabikora uzapfe, ni akazi kawe, kuko umurindankuba ntago ari umuntu uwo ari we wese upfa kuwigondera, cyane ko yakomeje anagaruka kuri aka gace avuga ati aka ni agace byabereyemo, cyangwa se yakomeje avuga ko aka gace ibingibi byabereyemo ngo gakunze kwibasirwa n'inkuba ku buryo budasanzwe. Aho rero yakomeje agira ati aka ni agace ubona ko gatandukanye n'utundi duce twatwo twose dukunda guhura n'ibiza nk'ibi ngibi, aho yakomeje avuga ati turashishikariza abaturage kugura imirindankuba kuko nubwo batekereza ko ihenze, ngo ntabwo ihenze kurusha ubuzima bwabo. Murumva ko rero uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge nawe navuga ko ahangaha yabaze nta kinya, nkaho yakagize ati mwihangane ku byabaye, wenda turabakorera ubuvugizi turebe ko buri muturage yabona nkunganire akaba yabona n'uwo murindankuba, ahubwo aragira ati mugure imirindankuba kubera ko nubwo mutekereza ko ihenze, ngo ntabwo ihenze kurusha ubuzima bwanyu. Ibi ngibi rero ubwo reka njyewe mbishyireho umucyo muri ubu buryo mbwira aba baturage ko byibuze bakegereye ubuyobozi bw'akarere, byibuze bakabagaragariza ikibazo kiri muri aka gace, nubwo wenda umuyobozi w'aka kagari, by'umwihariko tugarutse ku munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge, we ameze nk'aho yabiteye utwatsi, kuko niba avuga ko buri muturage akwiye kugura uwo murindankuba kandi bigaragara ko hari abaturage baba badafite ubwo bushobozi, yakagombye ahubwo bakorera ubuvugizi, byibuze bakaba babona nkunganire niba koko uwo murindankuba ari ngombwa kuri buri muturage, akaba yavuga ati byibuza turabagoboka ku kigero cya 60%, 40%, namwe ubwanyu mushyiraho akanya, ahubwo akavuga ati mwebwe mugomba kubyishakamo byose, kuko nubwo bihenze ntabwo bihenze kurusha ubuzima bwanyu. Ngaho nguko rero njyewe nabagira inama yo kuba bagana ubuyobozi bw'akarere ka Karongi, byibuze bakabagaragariza ikibazo kiba muri aka gace, bakaba bagira icyo babafasha, no kubwira umuturage ngo gura umurindankuba kubera ko nubwo uhenze ngo ntabwo urusha ubuzima bwawe, cyangwa ntabwo uhenze kurusha ubuzima bwawe, ntabwo ibyo ngibyo byaba ari sawa. Ngaho nguko ibyabereye mu ntara y'Iburengera bwaryo mu karere ka Karongi muri uyu murenge, nk'uko byose nagiye mbigutangariza. Reka dukomeze twihanganisha uyu muryango, ubwo murumva ko aba bagize gutya bakagwa igihumure bahise bajyanwa mu bitaro, mu gihe umwana nawe yajyanwe gukorerwa isuzumwa mu bitaro kugira ngo koko byemezwe niba ari inkuba yamukubise. Ubwo reka dukomeze twihanganisha uriya muryango, ndetse abasigaye nabo bakomere, twizera ko n'abariya baraza kuzanzamuka bakamera neza, byibuza mukomeza no kugenda mubafata mu mugongo. Reka mbashimire mbabwira ngo mwakoze cyane. YouTube channel yanyu ari nayo yakira cyari yindi ni Isubiza TV, ahangaha niho bibera, niho mukora amakuru nk'aya ngaya bagezweho. Dusubire mu kanya, ndabakunda cyane, asante sana.